Muraho neza, amazina ni Idi Turatimana, YouTube channel ni Rwanda Real Estate. Miliyoni 150 Kicukiro i Kanombe hafi ya Sanitas. Inzu yaba iyawe. Miliyoni 150. Ibyumba 4, toilette 3, salon na salle à manger ndetse na parking iparikwamo imodoka byibuze enye zaparitse neza. Ndetse na rooftop nziza cyane. Inzu yacu igizwe n'ubuso bwa 407. Reka dukomeze mbereka ubwiza bw'inzu. Inzu nziza cyane ndabizi. Murabizi neza rero ubwiza bw'inzu burya buhera hanze, kugira ngo murabona parking nababwiye ko yaparikamo imodoka enye zaparitse neza. Nababwiye ko inzu yacu ifite na rooftop nziza cyane ndetse n'aka jardin muri kubona gatoya cyane. Hanyuma reka dukomeze mu nzu tubereke ubwiza bwayo. Turi kuva mu bwiza tujya mu bundi. Murabona rero tuzamutse za escalier zacu gake gake twitonze kugira ngo mugende mubasha kureba ubwiza bw'inzu. Ni inzu nziza cyane, miliyoni 150, ndetse wabona iyi nzu harimo n'ibiganiro. Murabona ko ifite ka rooftop nababwiye, ama design ngira ngo mubona ko ifite ama design meza cyane, mufite view nziza cyane ihagije kugira ngo mukugera muyibona. Turi hano rero, turi hano kuri rooftop. Hanyuma reka tujye mu nzu tugiye tubereka uburyo ibintu bimeze. Murabona rero ko turi hano kuri aka kabaraza, ngira ngo muri kugera mubona design z'aka kabaraza ko zimeze. Ifite ama design meza cyane, amatara meza ashobora kwaka nijoro mu gihe mwibereye kuri aka kabaraza kahangaha. Twagiye mu nzu rero, murabona ko tukigera ahangaha duhita dusanganirwa n'umuryango mwiza cyane, ngira ngo urugi rukona rwiza rwa Muvura. Ngira ngo inzu zubakishijwe na Muvura ni za nzu ziba class. Twaje hano mu nzu rero, tugeze muri salon, cameraman igiye kubanyerekera uburyo salon imeze. Ifite amatara meza cyane, TV stand, ibintu byose biri hano ni sawa kabisa. Iyi nzu miliyoni 150, ndetse harimo n'ibiganiro, inzu ntigucike. Reka dukomezanye rero, tukiva ahangaha muri salon duhita tuza hano muri salle à manger. Ngira ngo murabona muri salle à manger yisanzuye, uburyo imeze, uburyo ikase, ni salle à manger nziza cyane. Hanyuma ukaza ahangaha ugatuza hano ku gikoni. Rero ngo igikoni uri kubona ukuntu kimeze, ita gikoni kiri class, igikoni kinini cyane kisanzuye. Uyu mwanya ubwo gukarabiramo ugiye gufungura, ngira ngo mugera mubibona salle à manger ibiri hariya, ndetse urimo uraganiriza madamu uti se madamu meze bite, arimo aragutekera ifunguro ryawe rya nimugoroba wavuye ku kazi. Tukava kuri iki gikoni rero, ngira ngo iki gikoni akarusho kacyo gifite uyu muryango usohoka hanze mu gikari, ngira ngo mugenda mubibona. Twava ahangaha rero tukaza noneho muri bya byumba byacu. Nababwiye yuko inzu igizwe n'ibyumba 4 ndetse na toilette 3. Reka duhere mu cyumba twita icy'abashyitsi, aricyo bita guest room. Ni icyumba cyiza cyane nacyo kinini cyisanzuye, ngira ngo mugenda mubibona. Reka tuze noneho tukibereke uburyo kimeze. Ni icyumba cyiza gifite ndetse n'urumuri rwo hanze, ngira ngo mugenda mubona ko ari ibintu biri class cyane. Twava ahangaha rero batuza muri toilette ya wa mushyitsi wacu, agomba kwisanzura neza cyane, ngira ngo mugenda mubibona ko ari toilette nziza cyane rwose. Hanyuma urabona ko ari ibintu byiza, ifite na shower nziza, ngira ngo mugenda mubireba, ndetse n'utuntu twiza cyane rwose turi class. Reka noneho dukomezanye mu bindi byumba n'ababyeyi. Ngira ngo rero twinjiye muri bya byumba 3 bindi bisigaye. Tumaze kureba icyumba kimwe twita icy'abashyitsi, noneho tugiye muri bya byumba 3 bigize ya nzu yacu. Inzu yacu igizwe n'ibyumba 4, toilette 3. Twakwinjira ahangaha duhura n'aka kabati ushyiramo inkweto mu gihe ushatse kwinjira mu byumba byawe. Ngira ngo mubona ko iyi ari ya koridoro, cyangwa se iyi ni koridoro ibasha guhuza ibyumba 3. Dore icyumba cya mbere ni iki ngiki kuri bya byumba 3 nababwiye, ndetse na kiriya ngira ngo muri kugera mubibona kikaba gifite n'undi muryango usohoka hanze, ngira ngo byose mugenda mureba ukuntu imeze. Hanyuma tukaba tuza ahangaha ikagira ndetse na toilette isavinga bya byumba, nk'uko muri kugenda mubibona bya byumba bibiri. Tukaba tuza hehe? Tukaba ahangaha muri twinjiye muri master bedroom. Ni ngo master bedroom ifite iyi dushe nziza cyane. Reka ninjiremo mubashe kureba uburyo dushe
imeze. Dushe nziza nk'uko mu kugenda mubona za dushe murabona za dushe zifungwa ndetse ikaba ifite na shawa nziza cyane nk'uko kugenda mubireba. Ikaba ifite n'utuntu twiza cyane nk'uko kugenda mubibona aho gushyira esime nuvuga ngo ni ibintu byose bigende iri class. Hanyuma tukaza ahangaha aho ugomba gukarabira cyangwa se ugomba kwiboroshereza ndetse na toilette yawe nziza cyane. Rero tugende rero mu cyumba nyirizina urebe uburyo bimeze. Twinjiye muri cya cyumba cyacu rero cyita master bedroom. Ngira ngo muri kugenda mubona urwambariro rwiza cyane, plafond gypsum, ngira ngo ibintu bigenda mubibona. Nuvuga ngo ifite garde-robe nziza cyane yisanzuye, ngira ngo ni garde-robe nini. Twaza none muri iki cyumba nyamukuru, icyumba cy'ababyeyi, none murabona ko gifite n'umuryango usohokera hanze, ngira ngo mukugenda mubibona. Hanyuma ukaza ugahagarara ahangaha muri akabarza keza cyane kaya master bedroom. Udutara twiza cyane, ngira ngo mukugenda mubona uburyo ibintu bimeze. Rwose iyi nzu kuri miliyoni 150 ndetse harimo n'ibiganiro, nyamara nawe wayegukana. Ubuso bwo ni 407 nk'uko nababwiye muri video itangira. Reka dukomezanye n'ibindi tugenda tubereka ubwiza bwiza. Turi kuva mu bwiza tujya mu bundi. Nshuti bakunzi bacu rero, mwe dusozanyije kureba iyi video yacu igizwe n'ibyumba 4, toilette 3. Ni inzu iri i Kanombe hano kuri Sanitas. Inzu yacu ifite ubuso bwa 406 kuri miliyoni 150 ndetse harimo n'ibiganiro. Mudukurikire rero cyangwa se mutwandikire kuri nimero muri kona muri screen. Mwibuke gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo mujye mubasha kureba updates muri abambere. Murakoze, murakagira Imana n'amafaranga.